Reka mbasuze inshuti bakunzi mu kucya Greta TV Tour, reka mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero murabizi ko ibiganiro byacu arakagaruka mbere na mbere mbanje kwihanganisha utameze neza, kandi tuza nawe uri burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, nago nakwibagirwa n'uri mujyi wa Kigali. Reka mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turi kumwe hano n'umusore mwiza cyane muramubona. Sinzi wenda ushobora kuba ushobora kwibaza ngo ninde, mufite amatsiko yo kwibaza muntu tugiye kuganira kuri uyu munsi, ariko ni umuntu musanzwe muzi cyane, muramuzi. Natangira kwivuga muri leta mwumva mumuzi muri industry y'umuziki cyane, nawe n'uruhare runini cyane awufitemo. Reka dutangira twibwira. Ikaze rero kuri Greta TV Tour. Yes, nkuko mubibona ngiye kuri micro za televiziyo, amazina yanjye ni Jean Valjean Music, nkaba ndi umunyarwanda ukora music, nkaba nkora audio production, nkanayigisha nyine ku rubyiruko rugenzi rwanjye rwumva rubikunze. Bese mu ncamake ndi uwo nguwo. Ni ikintu gitangaje cyane, ukunda gusanga kenshi tumenya abahanzi tukamenya abanyamuziki bagiye batandukanye, ariko ntago dukunze kuba twamenya noneho abantu bakora ya muziki za hits dukunda kumva ziba zigezweho cyane, ntago dukunda kubamenya, ni gake cyane usanga dukunda kwamenya. Nyamara ugasanga ibihangano baba barakoze byagiye bigera kure cyane, turanabizi byinshi bigiye bitandukanye. Reka tugaruke rero ku ndirimbo cyangwa se ku bihangano ashobora kuba yaragiye akoraho muri industry nyarwanda, bishobora kuba nabyo byarazamutse hejuru, cyangwa se ku bantu yagiye akora nabo bashobora kuba bazwi cyane hano mu Rwanda. Nabaye abantu ushaka ko mwagiye mukorana, cyangwa se ibihangano ushaka ko warakozeho muri uyu muziki muri production, bikaba byaramaje kugera kure, cyangwa se bikaba byaramaje kugera ku rwego rwiza abanyarwanda bashobora kuba babizi ariko batazi ko babigizemo uruhare. Byinshi nyine umuntu agenda akora, urabizi iyo umuntu ari gukora ikintu agerageza nyine gukora uko ashoboye. Hari ibihangano byinshi mba naragiye nkoraho, hari abahanzi benshi twagiye dukorana, ariko kubera ko nyine akenshi ngiye nkunda kuba nibanze ku bapeti bakiri kuzamura impano nshyashya, nkagerageza uko nshoboye mu bushobozi bwanjye mfite, nkagerageza nyine nkabashyira ku yindi level, bakabasha kubona amahirwe kugira ngo bagire ya mazina ari big nyine. Hari amaproje menshi ngenda nkoraho, ariko si nkunda kujya hanze nyine cyane nkuko umbonye nyine, urabona ko ntago biba byoroshye kujya hanze bisanzwe, ariko ndagerageza nyine nkakora uko nshoboye. Abapeti banjye bashyashya bakaza bakazamuka bakajya hariya mukababona. Nk'urugero hari indirimbo nyinshi nagiye nkoraho za Bapifla, za Bulldog, ba Afrique tujya dukorana sometime n'abandi. Ibikorwa bigenda bizamuka nyine gake gake, ariko nzi neza ko mu myaka iri kuza umuziki nyarwanda wacu ugenda utera imbere, ugenda ubona nyine abantu benshi cyane kandi bashyashya. Ntago bikiri nka mbere umuntu yabonaga abahanzi bakeya mu Rwanda. Ngira ngo urabibona ko bagenda bazamuka nyine, impano nshyashya kandi ziraza zigakora ibintu byiza bikajya hanze, ukabibona ko biba byakubise nyine. Ubu uri gukora muri studio? Ubu ndi muri GMC, n'ubundi niho nahoze. Ntago GMC record ni studio nahozemo kuva natangira gukora music industry yanjye, nahiri muri GMC still now ndacyakora nyine, ndacyari muri GMC record. Hari umuntu isa ushobora kuba adukurikiye hano kuri Greta TV 2, ariko yifuza kuba nawe yazagera aho ugeze, cyangwa se nawe akunda production muri rusange, ariko akaba atarabona uburyo cyangwa se atazi inzira yaca. Tugiye kugaruka rero bakunzi bacu, mbibutse ko tugiye kugaruka ku rugendo cyangwa se inzira ashobora kuba yaranyuze kugira ngo arinde uyu nguyu arinde agera kuri izo ndirimbo yabasobanurira, cyane ko yagiye agaruka ku ndirimbo za Bapifla yagiye akora, no kuba ari kuzamura impano nshyashya, cyangwa se yazamura abantu bakiri hasi kugira ngo akuze za mpano tugenda tubona zitandukanye. Nyamara umuntu tukamubona ejo yakoze hit yazamutse cyane, ko ntituzi ngo yazamukiye he, yaturutse hehe, byatangiye gute. Uyu mugabo ngire ngo Javarich aravunika cyane, niko navuga, kubera yuko ni gutangirana na wa muntu uba waje muri studio atazi birava he biragana hehe, ariko akazamufasha kuzagenda ajya kuri rwa rwego mwebwe mubona yaramaje kuvamo umuhanzi, cyangwa se yaramaje kuba umustar ku rwego rwiza. Reka tugaruke rero ku rugendo wakoze, cyangwa se kuba warageze ahangaha ko buri uyu nguyu. Byatangiye gute? Umuziki utangiye gihe ki? I production uyikozemo imyaka ingahe? Ese watangiye ryari? Umuziki nkumazemo igihe, ntago mwinjiyemo vuba ahangaha.
natangiye gukora music yanjye kuva 2012 ariko nibwo natangiye gutangira kugenda nyiga ndavuga ati reka nyige wivanga n'amashuri urabizi ntago biba byoroshye nyine gukora music industry ukiri no ku ishuri ngo uzabona umwanya rimwe ku ishuri ubundi ukaba uri kujya muri studio ntago biba byoroshye gusa nabanje kubigendamo gakeya natangiye neza gukora production muri 2015 2012 nabanje kujya kwiga ndiga amasomo yanjye asanzwe ndayarangiza nkiyarangiza muri 2015 mfata igihe cy'umwaka umwe wo kwihugura nyine kongera gusubiramo neza kwiga audio production neza so nza kugirirwa amahirwe nyine mbona ahantu ho gukorera ibikorwa byanjye niko nagitangiye kugenda nkora music zisanzwe urabizi gutangira ntago biba byoroshye ntago umuntu ahita atangira ngo ahita afatisha abona abantu bo gukorera byabaye ngombwa nyine ko mbanza gushaka abana tugatangira dukorana nkabigisha ibyo nzi bikeya nzi muri icyo gihe narabibigishaga n'ubu ndacyabikora ntago narekeye kubikora nyine ndakigisha music industry ni muri urwo rugendo nyine nagiye nkora cyane imiziki nkagenda mfata n'abapeti ku muhanda nkabigisha uburyo bakora indirimbo bamwe na bamwe bakavamo abahanzi abandi bagakomeza nyine mu bindi ndetse si n'imiziki gusa n'inama nyine muri music industry nshobora kugira umuntu inama nkamubwira ati wewe urabona gutya na gutya hari ahantu uri kuririmba nabi ugerageje ukajya kwiga neza ukabiririmba fresh nazo ziba zikenewe apana kugira ngo wumve umuhanzi aje muri studio yakugana ntabyo azi utangira umuca intege umubwire ati wapi kandi ku giti cye we ku mutima waba yumva nyine abikunze ariko iyo utamuhaye motivation ntihandi agenda akihiba nyine akavuga ati ntago ari ibintu byanjye ariko iyo umuhaye nako gakuraje ukamubwira ati urabikunda ndabibona ko bikunda shyiramo akabaraga ugende ujye no kubyiga neza uzabikora neza kurushaho akagenda agafata umwanya wakiga nyine akabikora nyine tu so umuziki wanjye rero nyuma yo kurangiza secondaire nawinjiyemo nibwo natangiye kugenda mpura n'amazina akomeye nka Bapifra n'abandi bose ntekereza ko nyine magingo aya ngaya ntago ndi umuntu uri hasi cyane ndacyakora ako ngako uzagakata ni ukuvuga uri umusore uri busy cyane kuko nkurikije n'umwanya wawe ni kenshi twagiye dupanga uzampa interview ni kenshi twagiye dupanga tuzaganire ariko kugira ngo ubone akanya biragoye cyane ushobora ufite ibiraka byinshi muri iminsi nta biraka byinshi cyane ni ukwigisha nyine kuko ndabikunda ni ibintu bindi ku mutima nyine gutanga icyo mfite gutanga ubumenyi mfite ku bandi bana bifuza kuba nkanjye njyewe nako kantu kaba kangize busy akenshi mba ndi kwigisha iyo nari kwigisha ubwo nyine mba ndi gukora music production nk'uko nabikubwiye ese ibi bintu umuntu yakwibaza ngo ubihuza gute kuba waba uri ukabura umwarimu mu muziki ariko noneho ukaba nanone ukora production biragoye cyane kugira ngo usange umu producer afite umwanya kugira ngo uzasange yakubona nakanya kuko ukunda gusanga naba bafite amaproje usanga nabo baba bafite gahunda ukwezi hafi yakose kuba gupangiye kubona akanya babigoranye wowe ubihuza gute kugira ngo ubone akanya ko kuba wajya no kwigisha kandi nabyo ukongera ukabihuza na proje uba ufite byose ukabikora ujya usinzira gusinzira umuntu arasinzira ukuntu mbihuza sasa akazi kanjye no kwigisha music production kubera ko n'ubundi ishuri ryanjye nigishirizamo ni muri studio n'ubundi kuko nago nigeze mvuga ngo nzajya gushinga ishuri ku ruhande aho nkorera ni naho nigishiriza so urumva rero iyo umwana yaje kwiga production ni muri studio n'ubundi ahantu mba nagiye so icyo ngerageza gukora nyine ku buryo ibintu byanjye mbikora neza no gushyiraho schedule avuga ati wenda mu masaha mu gitondo harabaza kuba harimo abana bari kwiga kuva mu gitondo saa 2 kugeza saa 6 n'urugero cyangwa se ni gahunda nyine iyo umuhanzi amamagaye ambwira ko ashaka gukora indirimbo nawe aba afite schedule yiwe nkavuga ati umuhanzi kanaka yaramamagaye muhataye nyine ibintu biba biri kuri gahunda ntago ari ukuvuga ngo biravangavanze abana ishuri ryabo riba rifite amasaha nabageneye niba ari amasaha 3 ku munsi abarayo andi yose asigaye
no kuri coding abahanzi, gukora n'abahanzi batandukanye, impano zizamuka nshyashya, n'umwanya wo kugira nyine kuruhuka tu. Ntago nakora umunsi wose kuva mu gitondo kugeza ninjoro, nta mwanya wo kuruhuka ubu hari. Ese umuntu yashobora kwibaza kuki weho wimbitse cyane, kuki kariyeri yawe yimbitse cyane mu kuba wafasha cyane n'abantu navuga ko bavunanye. Umuntu wese ubugitangira wowe ukimbika kariyeri mu gukereya iteka ugahora nyine uzamura abashyashya, kuki utavansa ngo ukomeze ahubwo wenda watake cyane ugume hejuru, ahubwo ukajya uhora hahandi n'ubundi utangira n'abantu bakizamuka kugira ngo ukomeze ubakereye. Ese ni ukubikunda cyangwa irindi banga rishobora kuba ryishemo nta mafaranga menshi ari wasanga rusarurira abandi bakaba barayobewe bibanda hejuru nyamara hasi hari amafaranga menshi cyane? Oya, ntabwo navuga ko ari irindi banga rindi cyangwa se kuvuga ngo niho nsarurira cyane, ariko ntekereza ko ngiye ku giti cyanjye buriya iyo ukora ikintu nyine ugikunze n'umutima ukunze ushaka, ngira ngo nibyo bitanga amahoro ku muntu, nibyo bitanga umunezero, ibyifuzo byawe. So iyo rero ngiye ku giti cyanjye nigishije umwana cyangwa nkoreye umuntu indirimbo, umwana ukizamuka nkabona irafashe, ni ibyishimo byanjye. Ngewe ibyishimo byanjye ntabwo ari ukuvuga ngo ndabibona mu mafaranga, ndabibona mu butunzi cyangwa iki. Iyo mbonye ikintu cyanjye nyikoze neza kikagera ku bantu bakacyishimira, mba numva ari byo byishimo byanjye. Amafaranga yo ntabwo ari ukuvuga ngo ndayafite menshi y'ikirenga, ariko byibuze ayo mfite aramagije, kandi niyo mpamvu nyine nanjye numva ko ibyo mfite ngomba kubisangiza abandi. Reka mvuge ngo uri umuntu mwiza muri rusange, kamvuge ngo uri umuntu mwiza. Umuntu ashobora kwibaza ese ibi bintu ni impano cyangwa ni ibintu wize? Hari kubyiga ni kimwe no kuba ari impano ni ikindi, ariko noneho kuba unabyigisha urumva ni ikindi kirenzeho. Ese ibintu waba weho warabyize he, byaba byaragenze gute? Se waba nihe waba ku experience kuba ugeze kuri uru rwego? Yes, kuba ari impano ni impano, ariko si impano gusa, naranabyize nyine, nagiye ku ishuri kubyiga kugira ngo nongere. Buriya iyo ufite impano y'ikintu runaka biba byiza iyo ugiye noneho kwiga cya kintu wiyumvamo ukakigira nyine ikintu cyawe kiri professional. Ntekereza ko hari ikindi kiyongera kuri ya mpano yawe. So audio production narayigishijwe, ariko n'ubundi nari nsanzwe nifitemo impano yo kuba nakora music. Natangiye ndi umuririmbyi ho biza kwanga nyine, ariko byaje kwanga kubera ko nyine ni igihe kitari cyakagera, kubera ko urabizi hari igihe ujya kuririmba ukabona si ibyawe, ahubwo ukavuga ati ahubwo njye ntabwo nshoboye kuba naririmba byiza cyane nk'uko mbishaka, reka njye kwiga kubikorera abandi. Ahubwo nanjye igihe nikigera nzaririmba, ariko ntago kuririmba ariyo mpano yanjye, ahubwo impano yanjye no gukorera abaririmbyi. Okay, noneho nakwibaza, nge mfite amatsiko menshi cyane, hari niyo mpamvu reba nkifite ibibazo byinshi byo kuza kuba nakubaza cyangwa se anganira abakunzi ba Grita TV2, mba ndi kubabariza bya bindi mwumva ko namwakibarije cyangwa se nkabagira handi mutabasha kugera. Ngire ngo ibi bintu cyangwa se iyi kariyeri yawe urimo ya production mu Rwanda, turazi wenda nk'amashuri ashobora kuba arimo cyangwa se shobora, ese waba warabyize mu Rwanda cyangwa waba warabyize hanze y'u Rwanda? Kuko nkurikije n'uburyo ubikoramo ibintu byawe bitwara gake witonze, nta guhubagurika, kandi ukumva ko n'igihangano wabashije gukoraho cyangwa se wagizemo uruhare kiba gifite imbaraga cyane, ukumva ko nyine hari itandukaniro riba ririmo ku muziki wawe. Ese wabikiye hehe? Umuziki nawize hano mu Rwanda, uretse se no mu Rwanda gusa, nawize no muri Kenya, Nairobi. Mu Rwanda nawize ku ishuri rya, so ni ngombwa kurivuga buriya ntabwo ari ngombwa, reka turyihorera, ariko nawize mu Rwanda mwiga mu gihe cy'imyaka 3, njya no muri Kenya ho namazeyo amezi 6 nk'ibisanzwe. Nyine byari ukujya ku masteringa nyine ibyo nize mu Rwanda kugira ngo mbishyire mu bikorwa neza. Rero nyuma yo kuva kubyiga ndavuga ati why not ntaza nkasangiza nyine urubyiruko rugenzi rwanjye n'abandi biyumvamo kuba bakora nk'ibyo nkora, ariko babuze uburyo babikora. Abizi kwiga music hano mu Rwanda birahenze, even no hanze uwo ari we wese washaka kwiga muziki ntabwo biba byoroshye. Gusa ngiye ngerageza nyine gukora uko nshoboye,
nkafasha urubyiruko rugenzi rwanjye iyo mbonye ruteye imbere rufite ikizina cya danje rukora ibintu byiza ndabyishimira ndavuga ati byibuze nanjye hari inkingi yanjye nateyeho kuri music. Nge mbere yo kuba wenda nari nsanzwe tuziranye ariko no hari ikintu cyanshimishije cyane cyampaye nk'imbaraga cyangwa se kikanyisubira kuba naza kuba na twaganira cyangwa se kuba twakorana iki kiganiro. Ni gake cyane wasanga umuntu afata umwanzuro wo kuba yafasha abana batoya, kuko hani tuvuga abana batoya ntimwumve ko wenda ari rwa rubyiruko rukuze cyane, nabo barahari nabonye ubigisha ariko no babana bato cyane. Ese buri uhera ku myaka ingahe ufasha abana? Kuko hanze hari umubyeyi ushobora kuba afite umwana ubikunda, akaba akunda music, akaba akunda production, ari ibintu yiyumvamo, ari impano ye, ariko noneho akaba yibaze se akaba atekereza ko wenda umwana hataragera ku kigero cyo kuba yabimujyanamo cyangwa se ibintu byamurangaza. Ese abana wigisha ni ku kigero cy'imyaka ingahe? Ese bifatanya gute n'amashuri asanzwe cyane ko batarangiza kwiga? Okay, urakoze cyane kumbaza. Mboneyeho no kuvuga nyine kuri studio aho nkora, ntago ari studio nyine iri aho ngaho ari kuvuga ngo ni studio nyine ikora music gusa, ifite ibikorwa byinshi bitewe n'amateka yayo ahantu yavuye. Twebwe dukora nyine ibintu bigiye bitandukanye. Ni muri ubwo buryo twafashe gahunda yo kuba twavuga ngo tugiye gutangira ishuri ryigisha music. Muri GMC Record nkorera harimo n'irindi shami ryitwa Turi Kumwe organization. So ni organization ifasha abana nyine kwiga ibijyanye n'imiziki, icyongereza, bakanabafasha rimwe na rimwe ku ishuri bamwe, ntabwo ari bose nyine, ariko ni muri ubwo buryo nyine twashyizeyo programme yo kujya twigisha abana ibijyanye na music. Tugira iminsi 2 mu cyumweru, ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo duhera ku myaka hagati y'imyaka 4 kuzamuka kugeza ku byibuze ku myaka 20. Umuntu mukuru wa nyuma dufite afite 20. Urumva tuba tumaze igihe kinini cyane tubikora, akagira na gahunda nyine igenda iba igikorwa ngaruka mwaka buri mwaka kibera kwa Gisimba. Ni naho iyo studio yavuye kwanza. Dufata nyine abapeti benshi tukabigisha ibintu bitandukanye, harimo gukora umuziki, harimo kubyina, harimo kuririmba, harimo gukora ibintu bitandukanye bya craft. Urumva ni igikorwa nyine kiba buri mwaka gifata ibyumweru 2. Iyo cyarangiye turakomeza nyine tugakomeza tukigisha na music kuri studio n'ubundi aho ngaho. Ntekereza ko uwari we wese wakwifuza kubyiga cyangwa afite umwana wumva wabyifuza, karibu ntago tumuheje, ntacyo tubaca. Aho rero niho nashakaga. Noneho birasaba iki kuba umuntu yazana umwana we nawe mukamufasha cyangwa se nawe akabasha kuba yaremwamo izo mpano, akabashobora nawe kuziteza imbere mu gihe kizaza kandi bitamurangaje ku masomo yandi abafite y'ubuzima busanzwe ko abagomba gukurikirana n'akiga nk'ibisanzwe. Ese bisaba iki kugira ngo uzane umwana? Hari amakuru bifiteho cyangwa hari izindi nzira bishobora kuba bicamo cyane? Nabyo birahenze nkuko tuvuge ku muziki utoroshye. Ntago bihenze, ni ibintu byoroshye cyane. Icyo yasabwa ni ukuza kuri office yacu nyine bakamuha amakuru ahagije, ariko ntekereza ko nta kintu cyahatari bisabwa. Umwana wapfa kuba akunda umuziki, apfa kuba yumva abyishimiye, cyangwa se ukaba ufite umwana ushaka gukora indirimbo, yaza kuri studio ku kazi nyine bamuha amakuru ahagije. Njye nta byinshi cyane mbizi, ariko icyo nkora cyo no kubigisha. Noneho reka tugaruke ku bandi bantu bakeneye kuba bakwiga production by'umwihariko. Umuntu hari ushobora kuba arengeje iyo myaka cyangwa se akaba ari no muri iyo myaka cyangwa se akaba adashaka guca muri izo nzira, rero nakaba akeneye kubyiga ku buryo bw'umwihariko, atagendeye no kuri iyo minsi wenda mwigishamo ya weekend, atari iyo minsi y'abana, wakaza kuri programme yo ku ruhande, mukaba mwakumvikana kuri gahunda yawe, ukaba wabasha kumufasha cyangwa se kumwigisha. Kuko urumva ni ibintu ufitemo experience. Niba ushobora kuba waremamo umwana w'imyaka 4, ni umwana ubutoroshye no muri mico ye ntaba arisobanukirwa, ni umwana no kumurera bisanzwe, ni ikintu kiba kitoroshye. Kuba mufata rero ukamushyira hariya ukamwigisha ibintu nk'ibi ngibi, aba bakubagana
usanga n'abana bagoranye cyane. Rero kubasha gufata umwana ungana kuri ukamuterekamo impano ukamurimamo ikintu kandi akazakura muri cya kintu akiza cyumva neza, ntekeza ko ku muntu mukuru ho byaba byaba byihuta cyane, byabyumva vuba cyane byoroshye kandi binihuse. Byumvikane ko ufite experience ihambaye cyane, ufite navuga ko ufite ya quality nziza cyane yo kuba umuntu ashobora kuba yakwisunga cyangwa se yakugana ukaba wamufasha. Ese ku muntu mukuru ho ntago byaba bigoye kuba yakugana ku ruhande ukaba wamwigisha? Birashoboka? Ese bisaba iki? Yego cyane birashoboka ku muntu mukuru, iyo akunze music kandi akaba yumva ashaka kubikora by'akazi, araza kuri studio tukavugana, tugasetinga schedule nyine yo kuntu agomba kwiga, yanabimenye neza yametrije, turakorana tugafatikanya, nkamushyira mu kazi akaza nyine tugakorana. Nje ntago mvuga ngo ndamwigisha gusa ngo muri kuri ngahita agenda, agomba muri studio yanjye tugakomeza nyine dukorana turi kumwe, kuko urabizi iyo ukoranye n'umuntu ari ikintu kizima nyine kinini cyane mukora kandi gifite imbaraga. Iyi saha yaba hari abo wigishije bakaba baramaje kugera mu kazi cyangwa se bakaba barimo gukora ibihangano hanze ahangaha bishobora kuba biri kugenda bizamuka cyangwa biva ku rwego rumwe bijya ku rundi, ku buryo nawe ubona ko biri kugushimisha? Barahari bagiye baza banca mu maso cyane, tugakorana nkabahuguraho dukeya, gusa ntago bari bakora ibintu biri big cyane, ariko barakora kandi bibabyarira n'umusaruro. Kenshi baranamamagara bakambwira ati ngwino kuri studio nyumvira iyi project nakoze bimeze bite, nyine baba banyeneye kandi nanjye biranshimisha iyo mbonye umuntu nigishije ageze kuri level yo kuba yakorera umuntu indirimbo akaza akambwira ati nyumvira nyuma ya mayide y'ukuntu twabikora, nyine tukagerageza nkamugeraho nkareba ukuntu ari kubikurikirana, ukuntu ari kubikora, ibyapfuye nkamukosorera, nkanamwerekera, nkamubwira ati wari kubikora gutya na gutya ariko ugakora ibintu byiza. Biranshimisha rero cyane iyo mbonye umuntu ugeze kuri iyo level, urumva nyine abasha kwitunga, abasha kwishyurira inzu, nako mba ntagize. Dusoza ikiganiro cyacu, iyo studio uwakenera kuyigeraho cyangwa se wakenera kuhagera ni hehe yabasanga? Ese ni buhe buryo bundi umuntu ashobora kuba yakugeraho cyangwa se yakubona kugira ngo ube wamwigisha cyangwa se wamufashiriza umwana kugira ngo abashe kuba muremamo iyo mpano? Ese uboneka gute? Umunsi ku munsi mba ndi kuri studio yacu iherereye i Nyamirambo hafi no ku igaraje ryo kwa Kintu. Sinze niba abantu benshi bahaza, ariko ni Nyamirambo ku muhanda uri gusa nk'ujya mu Miduha, utaragera kuri wa muhanda umanuka cyane, ruguru yaho hari ahantu hari garage riri mu gipangu, imbere ku igaraje neza. Wageze kuri iryo garage wahamagara kuri nimero ndi buze ko bahereza, ukabasha kuba wayoborwa cyangwa wasaba ubundi busobanuro bwimbitse. Ukeneye kuza kuri studio se waza kuza kuduhamagara kuri nimero bari buze kubashyiriraho umunsi muri screen yayo. Isaha ngira ngo hari umuntu ushobora kuba wenda yibaza, twakomeje kuvuga ku ndirimbo z'abahanzi wagiye ukora zitandukanye, ariko watubwira wenda nk'izina ryayo ku umuntu ashobora kuba yakwifuza kumva, ese ukora ibintu bimeze gute, ese bimeze gute? Nk'iyo ndirimbo kizamuka kandi abakizamuka urabizi ntago kugira ngo uzabashyire kuri platform cyane ntago biba byoroshye. Gusa hari abahanzi nagiye nkorana nabo bafite amazina, harimo Pifla, Bulldog, n'abandi bari kubikora muri no minsi bakiri kuzamuka, harimo Daboen, witwa Malik, ni benshi. Nk'izo ndirimbo zabo nta guce Pifla yo bajya kuri YouTube bakandikamo indirimbo yitwa Nkunda Rap. Hari indi ya Bulldog nafatanyije na ba Daboen yitwa Piasu, nayo wayireba akenshi zikunze kuba ziri ku YouTube, nyine wagenda kareba to. Ubwo ngira ngo bakunzi bacu rero muze kwerekera aho ngaho abarangiye, muze kubasha kureba bimwe mu byakora, murebe uyu musore w'igitangaza rwose ubushobozi afite bw'umuziki we. Nawe rero niba wifuza kuba wakwiga, niba wifuza kuba umwana wawe
kwamuganisha no kumuramo impano itangaje cyangwa se impano ku buryo nibazagira icyo yimara mu bihe bizaza. Ni karibu, ngira ngo araza kuduha nimero kugira ngo muze kubasha kuba mwamuhamagara cyangwa se muzabashe kumugana abafashe niba mukunda music, niba mushobora kuba muri abantu koko mu industry mwumva ko namwagiramo uruhare, mutwandike muri comment mutubwire uko bimeze, mutubwire byinshi mushobora kuba namwe mwamubaza cyangwa se buryo n'ubutaha twazaza tukababariza, mushobora kuba mutabashe gusobanukirwaho neza. Nkomeza gushimira rero ukora subscriber, wowe ubasha kwitanga ugakora share, like ndetse na comment, ukomeza utwereka ko tubana gatanu ku kandi muri abantu b'ingenzi cyane kandi abantu b'agaciro. Reka rero dusoza duhe nimero tugaruke dusoza. Twakubona kuzihe nimero yanjye mwambonaho yanjye ni 0784423225. Hakaba na nimero yindi yo kuri office kuri studio ariyo 0780308425. Iyo wayihamagara ushaka kubaza amakuru yari yo yose kubarangira, iyo ngiyo nimero mbahaye ya kabiri ibiriho cyane. Ni yanjye mwamamagara mushaka kumbaza kubijyanye no gukora indirimbo, gukorana namwe wakunze ibikorwa byanjye nkora, ndahari ku bwanyu. Yes. Mwabyumviye rero ubwo ntimuzayobe. Mbibutsa ko bakunzi ba Greta TV2 tubafite surprise muri iyi minsi. Turi kubategura filime nziza cyane, filime izaba inavuga ko ni filime sinzi ko nayivuga gusa bamwe muri iyi minsi bamwe bazayigaragaramo muri iyi minsi uraza gutangira kujya tugenda tubaha ama interview tuganira nabo mubabona, ariko mbibutsa ko rwose muntu dukunda, muntu kuri ibiganiro byacu, ni ngombwa ikintu tugusaba nta kindi no kudushyigikira no gukanda share, like ndetse no muri comment ukatubwira uko ubona ibiganiro byacu, ukatugira inama, ukatwungura inama, tukabasha kungana ibitekerezo, tukubaka societe nyarwanda, tukajyaho tuva tukajyana aho tugera. Turabakunda cyane rero, bye bye, ciao ciao, ni Rugero Pro, bye.